Ndagushimiye cyane wakoze subscribe kuri Elcris Entertainment. Nawe ni mutarikora fata amasegonda 3 yonyine arahagije ukande subscribe ufungure inzogera kugira ngo nitujya twa protinga ibiganiro bijye bikugeraho kandi ku gihe. Uyu munsi noneho wowe mushyashya tugwaye ikaze aho tugiye gutangirana inkuru nziza cyane, inkuru yiswe amarira y'amayobera. Season gafite ama episode make cyane, ama episode 10, kandi buri kiganiro tuzajya dukora episode 2 zifatanye. Ubwo no kuvuga ngo no kumva ibiganiro 5 kagata karangira tugata dufata n'indi nkuru. Muri comment uzajya genda tubwire uti byari byiza se cyase mwongere mu kantu kugira ngo noneho inkuru zaryohe kurushaho. Twagiye hari igihe wumva isi itakigukunda ukibaza nimba waravutse koko kubw'impamvu cyangwa waravutse kubw'impanuka. Eliezer ni umuhungu w'imyaka 24 yakuriye i Nyamirambo, aho ubuzima buba bukomeye, uruhande rumufite icyizere, urundi ruhande ruri kurwana n'intambara zitagaragara. Yakuze adafite se, arerwa na nyina mu bushobozi bwose yari afite, ariko nta mwanya yari afite wo kumwereka urukundo. Eliezer yaje kurangiza amashuri yisumbuye afite amanota ahagije pe, ariko asigara yibaza ku kijyanye n'akazi. Utakazi ntikaboneka, abo twakuranye barubatse, abo twiganye bari hanze y'igihugu, we agumaho. Yibaza nimba we azagira umunsi azaba igisubizaho ku bikibazo. Umunsi umwe yari kugenda mu muhanda abona ko afite ibitekerezo byinshi, afite telefone mu ntoki ari kugenda yandika umuvugo, ariko nta muntu n'umwe yaweretse. Yarasa n'ufitiye icyizere abandi batamubonamo. Umunsi umwe ku isaha saa 12 ubwo yagendaga wenyine mu muhanda yisetsa, yaje guhura n'umukobwa aramusuza uti bite se Eliezer we. Byaramutunguye kuko yumvaga nta wundi muntu wabuze izina rye uretse uwo bakuranye cyangwa se uwo bari baturanye. Ayo magambo yatumye Eliezer umutima uhagarara gato. Yarahagaze ahanze amaso uwo mukobwa, yari afite mu maso heza, ateye neza, afite n'ijwi risusurutse. Eliezer yarikanze aramubaza ati unzihe se? Undi amwenyura gato ati utambwira ko utanyibuka cyangwa wibagiwe ko Rehema yageze kukwereka ko agukunda. Izina ni Rehema. Iryo zina ryamwibukije ibintu byose yari yanyuze mu myaka 5 ishize, ko hari umukobwa bigeze guhurira muri library bigana icyumweru kimwe gusa, nyuma akaza kubura. Nta nimero, nta social media, nta nubwo wongeye kongera guhura. Bituma akomeza gutekereza ko ari mu nzozi. Uwo mukobwa Rehema yari yarabaye mwiza kurushaho pe, ateye neza, ari umusirimu, bigaragara ko afite akazi. Eliezer yari akiri umushomeri, ntiwamenya n'imbere ya Zaire afite ibyishimo cyangwa se ari ubwoba bwari bwamwuzuye. Baragiye bicara kuri banki iri hafi y'akabari baraganira. Rehema avuga ibintu bike ariko ijambo rye rikaba rifite uburemere. Avuga nk'uwaba afite ishyamba ry'ibanga. Eliezer atangira kumva ko ibyo yatekerezaga ku buzima bishobora guhinduka kubera umuntu umwe. Eliezer yabaje Rehema ati ese kuki wagarutse noneho? Rehema yitsamuye gato areba kure mu kirere, hanyuma ati nagarutse kubera ko hari ibintu umuntu atagomba gusiga inyuma, hari ibyo twatandukanye tutavuzeho. Ese ni ibiki Rehema ashaka kubwira Eliezer? Byose turabisanga muri episode ya 2, nayo ndaza kuyishyiraho mu kanya gatoya, ubu uri tayari kugira ngo uze kuza kuyikurikirana. Ariko tutaragenda reka tuvuge inama y'umutima. Hari igihe umuntu agaruka mu buzima bwawe atari uko yifuza urukundo rwawe, ahubwo yifuza kugira ngo usubirane igice cyawe wari waratakaje. Si buri muntu wese winjiye mu buzima bwawe kugira ngo abe uwawe. Hari n'abaza ngo baguhemukire ukuremo isomo, hari n'abandi baza ngo bakugirire akamaro. Ntugapfukamire uwagwaye icyizere cy'icyumweru ngo wirengagize amakosa yose yakoze mu mwaka wose mwabanye. Banza wumve, urebe kandi wigenzure, urimo gukunda uwo muntu cyangwa wifuza gusubirana n'amarangamutima yawe y'igihe cyashize.